uvuye ku ishuri se hagarara hano tuve mu muhanda mu rugo ni hano hafi mbo nari ndiho ushaka kugira ngo agakaritsiye kari hehe agakaritsiye mu mujyi se nyine ku isantere oya ndavuga ahantu nyine hacururizwa ndahazi ku isantere ntagana nahangaho cyangwa oya nahariya hari agasantere kameze neza none se uje hakiri kare se abandi banyeshuri batarasohoka impamvu nje hakiri kare mba mbona batinze nyine gusohoka kandi mba afite utuntu ushaka gukora mu rugo aho mpamvu nyine nk'umucyama mba mbese n'impanuka mu rugo rero ntago nasi mpamenyereye naragira ngo nyine ndiho ntembera ku ikaritsiye ahubwo ikaritsiye ndi kubona ni cyangwa hari iyindi nziza nyine ishyushye hariho n'amafarumasi n'ibiki byo nyine ahantu hashyushye tu muri izi karitsiye hameze neza ariko iyi ntabwo ishyushye neza ari hari agasantere kameze fresh hano imbere ku buryo tugiyeyo nyine twabona hashyushye ntari bite hameze neza hanyuma se ko mbona se ubutuje ariko nizere ko wizi uratoye yesegisi yose nizere ko ari ubwarimu ndabona ko biga mu kangahe niga mu wa kane segonderi biga mu oya nyine ndabibona biga mu wa kane segisiyo y'ubwarimu ntago nayishobora segisiyo nahisemo nikundira mba mbona ari nko kuba nawe umuhanzi cyangwa nkikurikiranira biriya bya ubu niyo watoyemo kuraje ariko ntari bitu biba bimacinga iyo bikurikiranye neza nabyo biba biri kuri hiti ukabasha kubishyira ku murongo byose none se ntabwo ari kure cyane ku buryo wangezayo nkahabona nyine ahantu hari agasantere gashyushye nahakugeza ntaribi ntabwo ari kure ni hafi hano none reka tugende wowe wanyuze gusa nyine hano ndabona ari sawa nabonye nahishimiye gusa haba hari na za farumasi n'ibintu byose ku buryo umuntu ahita abibona hano aha hantu nta kintu kidahari pe byose biba bihari ariko ndabonye gusa ikintu nabonye nyine haratujeho gakeya nuko ari ahantu hatuye n'ino ntabwo hatuje cyane Magana abiri yamara iki? Magana atandatu nyine. Wowe urimo urarira magana atandatu. Na magana abiri waranje kuvuga ntawe nari no kubona nuko n'ubundi atari byo. Nawe urazana ibya magana atandatu. Amazane uko se reka none nabireke. Nshaka uburyo mpaguruka ngiye kureba mwarimu tuvugana kureke ukorega izamba. Naguye we. Dame, nzashaka none ndabonetse. Yabaho we. Nukoreho. Yabigenza gute? Sebananye. Nta mitobe twari dufite, nta mafaranga dufite yo kwivuza.
Uze turakora iki? Mama turakora iki? Shamba barera wimbaza byije we. Ahubwo nshakira ubufasha bwihuta we. Umuswa uri kubyimba. Urimo kurabyimba nyine usa n'uri kubibona. Anyereye ndagwa we. Ndagwaye ko ndumva mvunitse. Ukuguru kurimo kurandya cyane we. Uze turakora Ntukoreho. Umuswa ukuguru kuri kubyimba. Kurimo kurabyimba mbyumva we. Aho yo Shakira. Ibibazo turi kugira. Ibibazo ni byinshi noneho birivanze gavanze. Noneho ndanavunitse ku mana yanjye we. Baba we. Ndavunitse we. Ukuguru kurimo kurandya Shakira we. We ntukoreho we. Ntukoreho. Umuswa kuri kubyimba. Kurabyimba gusa n'uri kubibona nyine ndavunitse. Uze turabigera. Nta mafaranga dufite. Biragenda gute? Kora ngiye ku ishuri kugusabira uruhushya ngo ukore ikizamini nzayashake nyabashyire none nkaba mvunitse we. Bino bintu papa yagomba kubimenya pe. Baradufasha se twitayeho ntabwo twitayeho ni ukuri. Ayiwe ndimo ndaribwa cyane ariko byumva. Pole. Ibaye kopo ubwire gucamo ubundi se yari kutumarira iki? reka nongeye basi binyuzemo. Shakira ubufasha bwihuta we. Ibaye kopo mana yanjye. Uramuhamagara ngo aze atwitayeho ntabwo atwitayeho. Bagirana twoza basi udufaranga dukeya. Reka nongeye basi binyuzemo. Shakira ubufasha bwihuta we. Ngiye guhita mbibwira abaturanyi. Ngirira vuba se kandi nawe witindaganye ureba ndikuza. Unerureze ntabwo babarira w'intebe nawe. Nanjye ndabikinda. Papa yadutaga atabibona. Ngiye kubibwira. Ayiwe mana we. Bigenzane mvunitse n'akaguru. Baba we ndabigira nise koko. Mbabajwe nuko yangiye kwirebera umwarimu ngo musabe umwana wanjye akore egizame nzayashake nyajyane. None dore n'ibibazo mpuye nabyo ndanavunitse. Baba we. Ye baba mana we. Ye baba we. Ubu se koko ndakurwa n'iki hano mana nyagasani? Baba we ndavunitse we. Ubuse ndayikura hano. Baba ubuse Shakira barava gutabaza ryari koko ngo barebe uburyo bangeza kwa muganga we. Baba we.
kuko papa ntabwo nzanu yagiye ubuzima nanjye bino bibazo n'ibyo byitwara Kenny nawe yaragiye kamamagare mubwira ko nubwo atanyuze ikintu gapfa kubintu rwose